ni iki gituma umugaba w'ingabo zihetse imbunda agendana n'intama ariko umushumba urongoye inka akitwaza inkoni n'imbwa? Tugiye kurebera hamwe ibigwi by'intama eshatu zabaye ibimenya bose ku rugamba. Turebere hamwe izi ntama icyo zifasha abasirikare ku rugamba rw'injyana muntu bakereye gutahukana intsinzi, nuko zitwara iyo zirimo kumva urusaku rw'iminwa y'imbunda zasamiye gutsemba abanzi, zimishagira urufaya rw'amasasu hirya no hino mu bo bahangaye. Ese ubundi Betty na Ushindi, izi ntama zihuriye n'iyitwa Bugondo yabanye n'inkotanyi mu rugendo rukomeye rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi? Nkwifurije kugira ibihe byiza aho uri hose wowe dukomeje kubana muri iki kiganiro. Kora subscribe uraba uteye inkunga iki kiganiro. Naho njye wakiguteguriye nkaba ngiye no kukikugezaho nitwa Roger Twize. Izi ntama eshatu arizo Bugondo ya RPA inkotanyi, Betty ya General Laurent Nkunda na Ushindi ya Colonel Ernest wa M23. Mbere yo kubabwira ibyazo reka mbanze mbinjize mu mateka y'ibimanuka, ubundi biraduha ishusho nyayo y'agaciro ko kwitwa umutunzi mu Rwanda n'icyo waba gutunze, maze turusheho gusobanukirwa no kungurana ubumenyi ku byerekeye amateka y'u Rwanda. Mbere ya Gihanga Ngoma Ijana hari umugabo witwaga Shyerezo. Nuko Shyerezo akaba ikimanuka, nubwo ibimanuka bitavugwaho rumwe ariko Shyerezo bivugwa ko yamanukiye aho bita Mubari, aho ni mu ntara y'Iburasirazuba. Nuko Shyerezo rero yaje kubyara umwana mwita Kigwa, Kigwa byara muntu, muntu abyara Kimanuka, Kimanuka byara Kijuru, Kijuru waje kubyara Kobo, Kobo nawe abyara Merano, Merana byara Randa, Randa byara Gisa, Gisa byara Kizira, Kizira waje kubyara Kazi, Kazi nawe abyara Gihanga cyahanze inka n'ingoma. Hagati aho rero se wa Gihanga yari Kazi, naho nyina akaba Nyirarukangaga umukobwa wa Nyamigezi, Nyamigezi wa Kabeja. Uyu Kabeja niwe watwaraga Mubari. Aho rero reka amateka ntabe maremare, gusa niwumva neza ayo mazina uraza kubonamo amazina menshi abanyamurenge bakita abana babo, ndetse n'abandi banyekongo bavuga ikinyarwanda nabo usanga amazina yabo akiraya. Gihanga niwe wahanze ingoma y'u Rwanda, mbese niwe waremye u Rwanda. U Rwanda si ubutaka gusa, ahubwo u Rwanda ni abantu, u Rwanda ni umuco, u Rwanda ni ubupfura, kandi u Rwanda ni urukundo nk'uko abakurambere bacu barufataga. Ubundi mu muco nyarwanda abantu bakundaga inka, umukire n'umukene bose bahurira ku gukunda inka cyane, byaje no gukurikirana abana babo kugeza uyu munsi. Intama nayo ni itungo mu busanzwe rikunze kubana n'inka. Abanyarwanda bo hambere bo bayitaga imana y'inka, kubera yuko buri ishyo ry'inka ryose ryabaga riri kumwe n'intama mu rwuri runaka. Nta nkuba yabaga yahirahira hafi aho ngo yipime gukubita byibura n'inka imwe. Ibyo birumvikana neza yuko intama ari nk'umutsinda ufasha umutunzi gutsinda abanzi, ugakumira ibyago byagaciye igikuba mu matungo ye. Aho niwe inkotanyi zizira muri iki kiganiro cyacu n'intama yitwa Bugondo, nubwo nayo ifite uko yaje muri batayo yari irimo Kapiteni Kayitare Vedaste, bataziraga intare batinya. Si kera cyane muribuka General Laurent Nkunda nawe yari afite intama yitwa Betty. Uyu munsi mukiri Alliance Fleuve Congo ariyo AFC M23, ubu nabo bafite intama yitwa Ushindi. Guhuza izi ntama rero biragusaba guhuza ibisekuru abazifite bose bahuriyeho, bivuze ko bahuriye kuri Gihanga Ngoma Ijana wahanze u Rwanda. Ibyo byumvikane neza rero yuko niyo wakata ubutaka ukajyana abantu bamwe hirya, abandi ukabasiga hino, ntiwakata umuco kandi ntiwakata urukundo rw'inka n'abantu. Ngaho nimunyemerere dusubikiraho iki kiganiro, maze nimubishaka tuzasubukura ubutaha, dusasanure neza uko izi ntama zageze mu ngabo, abagiye bazizana umwe kuri umwe, n'ibindi byinshi bizerekeyeho tutavuze haruguru.
Gufata umwanya wawe ugakurikirana ibiganiro byacu ni iby'agaciro gakomeye, turagushimiye. Kora subscribe kugira ngo ujye ubonera ku gihe ibiganiro byacu. Gira uruhare kandi mu biganiro byacu twandikira muri comment. Njye wumvaga ni Roger Twiz. Ciao.